Alo. Alo. Gakwe, uzi ko wanteye inda? Ihangane. Alo. Alo. Ariko Gakwe. Yes. Nabonye uriya musheri wawe ari umuturage we. Hanyuma se wowe uri leta? Alo. Alo. Gakwe umeze ute? Gakwege meze neza n'izina ry'Imana. Ese Gakwe uri romantike? Oya ndi mu rugo. Alo. Alo. Ariko Gakwe ubona nari mwiza? Nukuri cyiza usa na bike n'izina ry'Imana. Aha. Si wumva ngaho mbwira uzanywa ngahe? Uze gusoma Bibiliya neza urebayo Adamu yakoye Eva. Alo. Hallo, murakaza neza kuri polisi. Mufite ikihe kibazo ngo tubafashe? Nyine urumva abakobwa babiri bandwaniye bari gupfa nge ngo barankunda bose ra. None se hagati aho ni ikihe kibazo mufite? Nyine ikibazo umubi niwe watsinze. Alo, sheri, ejo narakubeshyaga da, ntabwo wanteye inda. Ngo wakintu uransubiza itike yanjye uko nari ngeze Uganda. Aro Gakwe gisheri wanje. Karame kibasumba. Shanda gukunda cyane. Nanjye gukunda nk'iyo nyimwe ku mugabane. Ariko ubundi Gakwe ari nge n'inzoga ni icyo ukunda cyane. Ariko Kevin sheri wanjye wariyera. Umva Gakwe winjijisha. Ndi kukubaza kandi ngiye kukubaza bwa nyuma. Ari nge n'inzoga urahita mwiki? Umva rero sheri icyo kibazo gikeneye agacupa kamwe kugira ngo nyumve neza. Alo, Yego shu. sheri, nubwo uri mu ntambara, nkeneye umbwire ngo Sara ninde? Ubwo ni ubwoko bw'imbunda bushya batuzaniye. Sheri ndatwite. Wibuke ko twakoresheje kondomu. None se nkubwiye ko ari iyawe? Alo, Gakwe ubundi ni icyo umara hano kuri TikTok? Korera umunsi inshuti zanjye zo kuri TikTok nkazisetsa koko. Reka da, nawe uba kwitayeho. N'ikimenyimenyi uyu nguyu umajije kureba ino video agiye guhita yigendera nta like nta comment atagufollowinze atanasharinze inshuti ze kubera ko ari umwana muto. Oya wiyibeshereye inshuti yanjye iri kureba iyi video ndabizi igiye gukanda like inakomantinge nirangiza by'akarusho ihita ijya no kuri YouTube ishake Gakwege official ikore subscribe nirangiza na sharing ubundi tuguti bishanga tugukoze isoni. Ishu reka turebe. Nawe gerayo kuri YouTube Gakwege official uyisekereza video zose niho zisikaye zibanza zikaca. Alo? Alo. Sheri ko nshaka kugusura. Nta kibazo ndahari pe. None se ubwo ndaza n'amaguru. Nta kibazo yasige mu rugo. Alo. Gakwe, amaye pasi y'cyana mwana. Waguha keza mwa. Afite ikibona se mwana? Afite icyacaje gusa. Gakwege wanje umeze uteze? Meze neza wowe se umeze utakibasumba. Nanjye meze neza Gakwe. Ariko sheri wanjye Kevin izina ry'Imana ashaka kuzakugurira moto. Sheri wabukoze cyane pe. Oya nako moto n'iz'abagabo nta mugore batwaye moto. Umva mbese ariko uzi ko icyo umugabo yakora nanjye nagikora. Umva yewe kwiyemera ubu wowe ikintu umugabo yakora wagikora Cyane urugero nkawe se ni iki wakora njye nakora? Ubu se ko nagutera inda wayintera. Mama uziko kuva mu gitondo nta kintu ndakoza mu kanwa. Kozamo urutoki. Alo. Ariko Gakwe ni irihe banga wakoresheje ngo ubu wa karindwi kandi warahoraga ubu wanyu? Nyine nta byatari nakoze nahinduye ishuri njya mu ishuri ryigamo abanyeshuri 7. Umva se Gakwe, egisi wawe imodoka iramugonze. Yo, disi nizere ko iyo modoka nta kibaye. Alo. Alo. Gakwe ndababaye wangiriye inama.
shaka parufe witere uragira ihumure. Ando, Allo, sheri ngiye gufata akamoto rero uhagarare ku muhanda uhita ukishyura. ariko sheri wagereka ahantu muri Bibiliya handitse ngo nuko Eva afata moto Adamu arayishyura. Wese wanyereka handitse ngo nuko Eva asanga Adamu muri ghetto. Allo, sheri ko nshaka kugusura. Nta kibazo ndahari pe. None se ubwo ndaza n'amaguru. Nta kibazo yasigaye mu rugo. Allo, Yego Gakwede sheri wanjye. Biriwe utese? niriwe neza nta kibazo. Wariye saa sita? Yego nariye. Mwariye iki? Umva sheri ngiye Gakwege jya umbaza ibibazo bifatika nukambaza utubazo nk'utu. Okay. How many moles of magnesium phosphate? Umva twariye igitoki saa sita. Allo, Umva se Gakwe wangurije 20 ko nzagura mu cyumweru gitaha. mu ifoto yawe wambaye ubusa utayama nzayiposting. Gakwege wanjye umeze utese? Meze neza wowe se umeze utakibasumba. Nanjye meze neza Gakwege. Ariko sheri wanjye Kevin izina ry'Imana ashaka kuzakugurira moto. Sheri wabukoze cyane pe. Oya nako moto n'iz'abagabo sha nta mugore watwaye moto. Umva mbese ariko uzi ko icyo umugabo yakora nanjye nagikora Umva yewe kwiyemera ubu wowe ikintu umugabo yakora wagikora cyane. Urugero nkawe se ni iki wakora njye nakora? ubu se ko nagutera inda wayintera. Allo, papa ndebe televiziyo. irebe ariko ntuyicane. Sheri ngiye kugukunda ivumbi ritumuke. Humura imvura izagwa bibi byondo. Aro Gakwege sheri wanjye. Karame kibasumba. Shanda gukunda cyane. Nanjye gukunda nk'imwe ku mugabane. Ariko ubundi Gakwe ari njye n'inzoga ni icyo ukunda cyane. Ariko Kevin sheri wanjye warihera. Umva Gakwe winjijisha. Ndi kukubaza kandi ngiye kukubaza bwa nyuma. Ari njye n'inzoga urahita mwiki? Umva rero sheri icyo kibazo gikeneye agacupa kamwe kugira ngo nyumve neza. Sheri wampaye ifoto yawe se? Reba kuri profile. Hariho imodoka? Nyine fungura iyo modoka ndimo imbere. Allo, ni kwa muganga tuvugana? Yego niho. Mugange yandi Gakwege. Yego Gakwege tugufasha iki? Muga nyine urumva izina ry'Imana mfite ikibazo gikomeye pe. Gakwege tubwira ikibazo ufite turagufasha nta kibazo. Muga nyine ikibazo mfite. Yego Gakwege. Iyo nsinziriye ntago ndeba. Allo, Gakwe siko nabagiye kugutumira ngiye kohereza invitation kuri telefone. Okay, nta kibazo reka ndi nayo mfoto ari ntwererano nyikohereze kuri telefone. Aro Gakwege mwana wanjye. Yalla mama. Ndabira ibyo wataye wambe siriwe. Sheri ariko umaze kuryama n'abagabo bangahe ko? Ucecetse. Windoga nyine ndacyaba. Allo, ariko Kevin biriya bintu nabonye wa postinze ngo urashaka gupfa n'ibiki? Ni ukuri Gakwe ubuzima bwanze pe ngiye kwipfira. Gambirwa wakibura bwenge we urapfa waranyishyuye. Egisi wanjye mwimukiye se ngo nze ngusura. Kanombe hano Sonatibe munsi ya convention imbere y'akarere ka Huye hafi ya downtown. Ntabwo bufite. Rero iyo bisi ugenda uhita umugabo wawe ahita ayirya kandi muganga yambwiye ko yayitongereye arahita aba ikigoryi. Iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye se? God have mercy upon us.
Harya sheri si wambwiye ko wize imyaka 3? Yego niyo nize shu. Ko numva ari miki ubwo si uri umuswa? Kereka bayigufunzemo nibwo wakumva ko ari miki. Allo. Ese Gakwe ko twahuye nkabona wazanye uruda runini byagenze bite? Shabire byaje aragahera indagashima. Shabe burikeza nyine nuko nta nyashi wigirira. Ku isoko ndahaza aho bazigura nanjye nzajya kuzigura we. Allo. Mabuja ngende Gakwege. Yego Gakwege we, amakuru se? Amakuru ni meza, namwe se muracyari beza nk'ejo hashize. Gakwege we ni ibisanzwe. Sha mabuja muri beza pe, ariko buriya mabuja uzi ko buriya hari ikintu ntakubwiye. Nta gati se Gakwe. Sha nyine mabuja uri mwiza pe. Ibyo se wari wabimbwiye? Kandi koko mabuja nibutse yuko nakikubwiye, ahubwo ikintu nakubwiye nyine mabuja nyine sha naragukunze pe. Ngwiki? Ariko Gakwe uyobeye ko mfite umugabo? Erega mabuja buriya Gakwege umugabo wawe nta n'ikintu andusha. Koko se? Cyane ariko mabuja ubu ko maranyaka kamatushe kanje imyaka 10 irenga kataramenekaho na rimwe. Ibaze noneho ubaye umutima wawe ko nawe ufata mabuja. Gakwege nawe. Ese mabuja akabazo k'amatsiko buri umugabo wawe muratyamanara? Oya turararana ariko ntabwo turyamana. Apo byumvikanye duhuriye muri lodge zo kwa Nkubito. Allo. Bebe urimo gukora iki? Ndi kunywa amazi bro. Sheri witonda ayo mazi atakuniga. Allo. Ariko Gakwe mbere yuko unera inda kuki utambwiye ko ufite umugore n'abana? Ariko se sheri kwibagirwa nibibaho koko. Bebe imeze bitese? Ni sawa. Cyane narumvishe ngo bakwibye phone. Shasheri yigo barayitwaye. Banyihereye cagise. Mwaramutse Gakwe? Twaramutse neza. Inka y'iwacu yabyaye. Ni byiza numva mwaniyongereye. Alo sheri umwana frigira mugwiriye. Ayiwe byeri zanjye rebera ko zitamenetse nyabu. Allo. Gakwe gira ikintu ubwira abakwanga n'abagukunda. Icyo nababwira abakunzi banjye bahisemo neza nzabasetsa koko niyo mpamvu bagiye guhita bajya no kuri Gakwege comedy kuri YouTube bagakora subscribe na like na share. Ariko abanzi banjye bwanjye buzakomeza bubacange kugeza igihe bavumburiye impamvu inkoko inywa amazi ariko ni inyanya. Ese sheri ukunda kurya? Reka ngwire Yego kurya ndabikunda cyane n'umwumve ngo ndimo kurya gatunda pe. None se kuwa gatandatu wazaje kuvumba mu bukwe bwanjye ukarya? Allo. Gakwe ibyo ni ibiki numvishe bibaye iwawe? Nacyo ni akabazo tutumvikanyeho hagati yanjye n'umugore wanjye gatumye anyoherereza ikote munsi y'urugo. Ko mana yanjye ikintu twumvishe kidunda kuri ya se ni ikote. Nyine urumva mw'iryo kote nanjye nari ndimo. Allo. Mada izina ry'Imana no kubeshya mfite ikibazo kinkomereye cyambujije amahoro pe. Wivuga ko ufite ikibazo. Ubwo vuga ngo dufite ikibazo kuko njye nawe turumwe. Ubwo rero Joyeuse wa mukozi wacu wo mu rugo twamuteye inda. Sheri uziko ngo zimanuka. Yego mana yisinije. Nizere ko nyashi ntacyo zibaye nyabo. Gakwe. Aje gutama agacupa mu muhungu wanjye. Koko nubize ko naretse inzoga koko. Koko se? Uri hehe se? Ndi hano ku Kijumba bare mwana. Apo, nacyo reka nze ngo wakanire nahageze. Allo. Yego Gakwe. Ariko Kevin ngende ngira ngo Gakwege bandutsobanurire neza. Ukuntu tujya gusura kwa Eric ariko bwa mbere tugiye. Twagerayo ngasanga imbwa yiwa birakuzi ariko ngiye ikamukira nk'iyenda kundi. Erega Gakwe ngiye n'ubusanzwe nkundwa n'imbwa sinzi impamvu.
Alo. Alo. Ariko Kevin uzi ko umaze kunjyamo amezi 3 utaranyishyura iyo nzu ubamo. Iyo nzu wayigize iya so, wayigize iya nyoko, bite byawe? Yego gakwegesheri wanjye mwiza. Urakoze kwishyura n'amezi 3. Alo. Umvaga kwe ndakwiyamye n'undi munsi n'ikindi gihe ntuzongere kumpamagara, ibyo njye nawe birangirira. Ninde? Ni Kevin. Apfu wamureze, uzi ko warundeye ubwo, uzi ko narigeze ngo ni Sandrine. Alo. Yego gakwe. Ariko Kevin ngende ngira ngo Gakwege ubanze unsobanurire neza ukuntu tujya gusura kwa Eric, ariko bwa mbere tugiye twagerayo ngasanga imbwa yiwabo irakuzi, ariko ngewe ikamukira nk'iyenda kundi. Erega gakwe ngiye n'ubusanzwe nkundwa n'imbwa sinzi impamvu. Alo. Umva se gakwe, head quality ni iki? Ubwo se si kimwe cya kabiri cy'umutwe? Alo. Yes, alo. Gakwe ni ex wawe Kevin. Yego egisi we. Sambwiye gahunda y'ubukwe bwawe nkazabutahara. Gahunda y'ubukwe gusaba no gukwira Rubavu mu rusengero Rusizi, kwiyakira Kayonza, urugo rw'abageni Igikonkoro. Alo. Gakwe nahuye na ex wawe. Shayi yabaye icyuki ngo ngwinurure. Umva ngewe Gakwege mubwire ntago nasubira muri karase narangirijemo ngo nuko bayisize irangi. Alo. Ese Gakwe uri single? Oya. Uri mariye se? Oya. Uri muri relationship se? Apu wingora ngende Kayonza hano hafi na rompu. Alo. Bebe ndagukunda cyane. Urinde ko nakumenye. Ni Yohani. Igice cya kangahe? Umva Gakwe inzoga naho zizakugeza pe. Wowe si igikoma cyakugejeje. Alo. Ni Korodera? Oya ngende Gakwege. Okay, sorry nibeshye nimero. Yego ndabyumva wibeshye nimero ariko buretse gukupaho gatoya. Umva se wangurije 5 aho ngaho. Alo. Ariko Gakwe wari uzi ko uriya musheri wawe afite umwana? None se nshaka ufite ingwe. Alo. Gakwe mfite ikintu cyambase ndagira ngo ngire inama. Apu ibyo biroroshye cyane ariko buriya uzi ko ari njye wagiriye inama DJ Buriane yo gukizwa. Koko se? Cyane rwose reka ngiye Gakwege ndakaza ahubwo nawe mbwira ikibazo ufite. Gakwe ngaho mbwira. Ubu nkora iki koko kugira ngo ndeke inzoga ko zangiza imbaga? Zinywe zose uzimare. Alo. Ni kuri butike ngende Gakwege. Yego niho Gakwe. None se ko narose nkoherereza amafaranga wayabonye? Alo. Ariko baby ko numva warakaye. Narakarasa. Ariko Gakwe banza umbwire impamvu wasibye amafoto yanjye muri telefone yawe. Erega baby ngewe nagufashe mu mutwe. Alo. Ni kuri butike ngende Gakwege. Yego niho Gakwe. None se ko narose nkoherereza amafaranga wayabonye? Alo. Ni kuri butike ngende Gakwege. Yego niho Gakwe. None se ko narose nkoherereza amafaranga wayabonye? Yes ashimwe. Ahimbazwe. Niko bavuga. Niko bavuga. Nayi nicaye mbonye wicaye hano. Uvuga ati ushobora kuba usenga. Okay, gusenga aho ndasenga. Ikibazo nsanze udasenga. Sanze nasenga. Kubera yuko iyo umuntu avuze ngo Yesu ashimwe, avuga atahimbazwe. Ntabwo bavuga ngo Yesu ashimwe nanone. None si utavuze ngo ahimbazwe, ubudasenga nicyo bisobanuye. Ntabwo ubura umukristo wuzuye. Umukristo wuzuye. Uri igice cy'umukristo. Ndi igice. Urambwiye ngo ngiye ndi igice. Oya, cy'umukristo. Igice. Cy'umukristo. Ngansengera. Ariko ntabwo nkunda abantu baseka. Okay. Iyo turi mu isengesho guseka
ni satani. Ni satani. Ubu ni satani unsekeje. Sinese ko nta wundi muntu turi kumwe ubwo se we satani. Okay, kwanza ibyo tureka tubireke. Wambwiye gushaka kungira umuntu wuzuye mu masengesho n'amasengesho. Yes, mu masengesho ndashaka kugira. Urumva? Hari ukuntu uretse gatoya. Tubanze twumvikane ku kintu kimwe. Hari ukuntu buri igice. Mu myizerere. Mu myizerere. Utuzuye neza. Ntuzuye. Yes. Ntabwo nuzuye. Ntabwo wuzuye ariko nubyumve nabi. Ntabwo wuzuye mu bintu bijyanye n'imyizerere y'Imana. Niyo mpamvu nshaka kuyuzuza. Kugira ngo nupfa uzajye no mu ijuru, kubera yuko buriya ibibazo ni byinshi biri ku isi, n'ejo bundi wabona unapfa. Ariko ugapfa wizeye yuko ujya mu ijuru, kubera yuko nabigizemo uruhare. Rero muvandimwe, Imana yakunumyeho ngo gusengere rwose. Kandi buriya amasengesho ajyana n'ituro. Ituro rigera no ku Mana kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Muri Bibiliya haranditse ngo buriya reka nkubwire ngo uzakunde Imana. Pastor, uzakunde komeza nta kibazo. Pastor agomba kuba azi ijambo ry'Imana muri Bibiliya naho ryanditse. Arizi no mu mutwe. Komeza uzakunde. Nese kujyanye telefone. Oya, none se suri pastor sikwambwiye. Uzakunde nde, uzakunde Imana niwe warugeze. Azi bawugambira. Ayawe kuyajya ndabona ari hatari. Basi ngaho ngurira kandi ka kabiri akangaka dore nabo kari bumaze no mundi niko nashaka. Kumbure n'igisinzi. Allo. Umva ke biragiye mbonye akazi ko gutwara imodoka muri Buralirwa. Gakwe noneho uranyiranye sinkukira pe. Ubonye akazi ko gutwara muri Buralirwa. Oya si ukugukirana, ahubwo hajya nyibutse ati tuyenga impanuka ya mbere nzayikorere ku irembo iwanyu. Allo. Ariko Gakwe. Yes. Ubundi rura rurimi bahamagaramo inka ngo ish nudwikiye gihugu. Yamaye inka ni ikinyarwanda, ntabwo warutswe sirindi zina ry'inka ari ishimwe, barihina rikaba ishi. Allo. Gakwe uziko narose turi ku mazi wanguriye ifi, inkoko n'umuvinyu. Bebe uziko nanjye narose babituzanira tukabirya ukahita wishyura fagitire. Allo. Uba YouTube hahiye n'izina ry'Imana. Iyo YouTube ni iyihe ngo mpite njyaho ndebe? Gwiki ngo ntago yizi. Cyo kuri YouTube wandikemo Gakwege official. Umva ndabyibutse koko iyo YouTube ibaho comedy za Gakwege na comedy zose zazindi ngo nsebya ngusebye niho zibereye ndakubwiza ukuri. Uraseka utembagara. Ngiye guhita njyaho mpite nkanda subscribe. Uri genda ukanda subscribe, izina ry'Imana uraryoherwa kabisa. Ubundi nicyo ngukundira. Ariko pipo wazaje ngagushyira mu mago. Ayo ndimo se ni burinde. Allo mabuja. Yego Gakwe. Ya 500 wasize ku meza nyaguza amayinite kugira ngo nkubwire ko ikibiriti cyashize. Allo. Ariko Gakwe nubu wasinze. Reka Gakwege uyu munsi ndi mutaraga pe. Ariko Gakwe uziko amafaranga upfusha ubusugura inzoga wayabyaza umusaruro. Ibyo ndabyumva nako yabyajije umusaruro pe, ariko ikibazo sinigeze niga ububyaza. Imana ni bakomedi za Gakwege. Uyu mukomedi ni ndamu kurangiye. Ariko ngarasetsa ku gahuro ngo ni kuri YouTube ngo Gakwege ngo komedi. Bito kunyaka phone yanjye. Ari gahunda bitanye nawe kuziri kunyaka phone yanjye. Cyane no mwana muntu uri kureba komedi ndavuga ati hanyuma se wagenda gurose ko nimo kureba komedi. Se nta kuntu wavuga utankorera kuri telefone. Akiza n'izina ry'Imana. Mumenye. Sibyo ko umukobwa nk'uyu nkawe wari uri ku muhanda nakiza. Wari uri kureba udukomedi twiza twagakwege izina ry'Imana Gakwege ngaratwika ngo muri no minsi ngarasetsa ngo kuri YouTube ni Gakwege comedy ngo kuri TikTok ngo ni Gakwege official. Nemera ko izina ry'Imana. Ngaho komeza. Wasoje kuvuga ngo ugende. Reka nkure muri net kugira ngo ndebe neza. Ako bantu ufite ikibazo cyo mu mutwe. Izina ry'Imana kibazo mfite. Uri muzima neza. Uri kiza n'izina ry'Imana. Nete sanjye.
izina ry'Imana inete zanjye urazishyura ziramenetse do izina ry'Imana do uranyishyura none se urabona se zibaye icyo urabona zino dinete zibaye urabona atari nzima cyangwa wabuza aho ujya wansabye nkaguha neza amafaranga ariko nta kindi gusa ukareka kuza ku ari ubu kubitse no turashize none runini uyu muntu rero yancanze yaje ntimba ari umusazi ntimba ari iki ari kungoraho ari kunsoma ari kunkora kurara anyakafone yanyobe wamumbarije ibyo shaka nibyari kwikoresha rose ubu ntabwo cyari kubyumva navugaga nk'isani ntabwo nanjye ngeze hano numva umuntu ari kuvuga umusore ahubwo uyu muntu n'umutekano ateka umutwe gahaze ntavuga se wambwa Allo ese gakwe ni ukubera iki tubona umurabyo mbere yuko twumva inkuba ni ukubera yuko amaso yacu ari imbere y'amatwi Allo ni Gakwege umukozi wawe wino ureba ibintu wa mukobwa wawe bamukoreye bamuteye inda bebe nari ngukumbuye byatari sharagondo cyaranye ngukumbuye cyane gusa nyine kuva mu rugo ni insazi nawe urabizi urabizi ko ari insazi kuva mu rugo buriya reka amabwire kuva mu rugo urabizi ko ari insazi Gakwege uje gukora cyane muri Bibiliya haranditse ngo uzajya utwawe uryame kare bro ese twabandi bundi nariye nutu aka ntago ari akawe ntago ari akanjye uyu muntu ni umukozi wacu nyine ngewe ni umukozi wo mu rugo ntago ku kantu uvuze kari ngombwa none se niki kikuzanye hano urumva nari ndi ku gipangu numva muri kuganira ku tuntu birimo muganira ase niki kikuzanye hano kutavuga ikikuzanye ushaka iki ubundi muri make ushaka iki kuri hano wa mugani njye hano gukora iki nyine uje gukora iki muri Bible haranditse ngo akiyo Bibiliya niwe wayanditse ejo bundi handitse ngo iki se vuga sorry gato ejo bundi nagiye kwa muganga kwisiramuza umuganga arambwira ngo buriya turiya dusore ubona tuba dutereta abakobwa ku muhanda turi ku muhanda akenshi biriya ngo usanga tutanasiramu iyo wasanga uru rujama rutanasiramu gise birakureba bebe niyo mbaga atangiye kumenyera kandi koko ntabwo birakureba ubundi wamukubita ntabwo bindeba ese ubu urabona ubundi yandusha imbaraga se wambasha oya buretse iby'ibaga byo kuyikuramo si ngombwa tugiye no kurwana warwanisha ibaga nyine ikintu nshaka nimungurira kandi kuko aka ntabwo kari bumaze usigaye unywa inzoga ubundi si kano ntabwo kari bumaze mungurira kandi ibintu mu rugo barabizi ntabwo babizi si na ngombwa ko babimenya kano reka ntabwo kari bumaze bangurira kandi ntakongura njye ntakongura ntago amatwi yumva se ntakongura ongera uvuge ntakongura noneho reka mpamagare boss hamagare nde hamagare boss hamagare boss muhamagare mubwire iki bebe hari uwari nawe uri mu rugo keretse nimba yaje si wanze kubona kandi gacumure allo ni Gakwege umukozi wawe wino ureba ibintu wa mukobwa wawe bamukoreye bamuteye inda allo yego Gakwe ese sheri mwimukiye he ngo nongere ngaruke ngusure unsura he ko twimutse kandi aho twimukiye kuzahamenya uje gusaba no gukwa allo Gakwe noneho nsange woze kuko amazi nawe yishe none se Jacques wo muri Titanic yishwe n'isosi allo buretse gato ese wari uzi yuko akanari igiye kuvuga kari kuri YouTube sura YouTube channel yanjye yitwa Gakwege Comedy ushobora guca hano kuri profile yanjye ukareba hano handitse YouTube ukajya kuri YouTube no kuvuga ngo YouTube yanjye ivura depression kwa kundi ubuti yaminiya niki mu gitanda ndabyira bivura bishatse kuvuga yuko YouTube yanjye itera akanyabugabo n'akanyabugore